njye ndacyari MC Derike. Umwaka utaha wa 2026 2027 abaziga mu mashuri nderabarezi bazajya biga imyaka 5. Minisiteri y'Uburezi iratangaza ko abaziga mu mashuri nderabarezi TTC umwaka utaha bazajya biga imyaka 5 kuko bazahita bakomereza muri kaminuza bagasoza bafite icyiciro cya mbere cya kaminuza A1 hagamijwe kugera ku ireme ry'uburezi u Rwanda rwifuza. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yabigarutseho kuri uyu wa gatandatu tariki ya 1 Kanama 2026 ubwo yagaragazaga ishusho y'uburezi uko ihagaze, cyane ko u Rwanda rufite gahunda yo kugera ku bukungu bushingiye ku bumenyi binyuze mu guteza imbere ikoranabuhanga, uburezi bufite ireme no guhanga udushya. N'izindi mpinduka zose ziri mu burezi, reka mbanze mbaho umwanya mubanze muzikurikire kuri iyi miyoboro muri gukomeza kudukurikira muduteze amatwi. Ibintu byose dukora bigamije kuzamura ireme ry'uburezi. Yego. Iyo rero tubonye hari ahantu tudakora neza, turashakisha tukavuga niki cyakorwa kindi kugira ngo aho hantu tuhakosore. Nababwiye ibyo twabonye muri assessment ya LARS. Babwira iki kibazo cyo kumva abana biga ariko bagasoma ntibumve ibyo basomye. Ikibazo cy'imibare, ikibazo cya sciences. Uko dukora neza ariko urebye uko twakoraga mbere, ariko ntabwo turagera ku rugero tugomba kugeraho. Mwibuke Vision 2050 nyakubahwa Perezida yadushyiriyeho irasaba yuko iterambere rishingira kuri knowledge, ku bumenyi. Ibi ntabwo dushobora kubigeraho tudafite population really educated, idafite ubumenyi. Ni ngombwa rero ko dushyira imbaraga nyinshi mu burezi. Nibyo dusaba kandi nibyo dukeneye gukora. Iyo rero turebye tugasanga hari ibintu bidakoze neza, tugomba guhaguruka nyine tukabihindura tukabikora neza. Uburebye abarimu dufite muri primaire. Abarimu dufite muri primaire na abarimu barangije TTC, the Teacher Training Colleges. Bafite yandi bita ngo A2 cyangwa A2. Yego. Ni ukuvuga ngo ni kuri level ya secondary education. Bigaga imyaka 3 ubwo no guhera mu wa 4 mu wa 6. Wa 4 wa 5 wa 5. Wa 6 imyaka 3. Bafite impamyabushobozi yo muri secondaire. Yego. Urebye rero ukareba ibindi bihugu, ari ibihugu duturanye, ari ibindi bihugu ku isi yose, usanga nabo barahereye nkaho ngaho ariko bakagenda bazamura. Natwe rero tugomba kuzamura tugaha imbaraga, tugaha mu bumenyi abarimu bacu kuko nibo badufasha kwigisha abanyeshuri. Rero turebye ibyo dukeneye tukareba Vision 2050 ntabwo dushobora kwigeraho turi kuri iyo level y'abarimu. Ni ngombwa rero ko duhindura iyo policy, tugashaka abarimu bagenewe kugira ngo batugeze ku rugero twifuza. Muri policy rero tuzazamura icyiciro cy'abarimu bigisha muri primaire kugira ngo mu gihe over the long haul aba barimu bazabe bafite impamyabushobozi igera kuri ya kaminuza, ari iriya bita bachelor cyangwa se licence muri France. Ariko ibyo tuzabikora mu byiciro bibiri. Yego. Icyiciro cya mbere tuzahera kuri abafite A2 tubajyane kuri A1. Ni ukuvuga ngo tukure kuri diplome ya secondary tujyane kuri diplome ya university. Imyaka 2. Imyaka 2 iyo bita A1. A1, yeah. So icyo rero ni phase 1 cyangwa se icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ndetse kizava kuri A1 kigiye kuri A0 cyangwa se the bachelor degree. Ibi tuzabikora mu myaka 10. Imyaka 5 ya mbere tuzava kuri A2 tujye kuri A1. Indi myaka 5 ikurikiyeho tuve kuri A1 tujye kuri A0. Umuntu yakwibaza ati se kuki mutabikorera rimwe? Yego. Ubikoreye rimwe twabura abarimu. Kuko ni ukuvuga ngo iyo myaka yose ntabwo twaba dufite abarimu basohoka. Ariko ibi ngibi bizatuma tukomeza kubona abarimu uko tugenda duprogressinga muri objective. Abana rero bazatangira TTC uyu mwaka utangiye
bazakora imyaka 5 mbere ko bigisha. No kuvuga ngo bazangiza bafite no kuvuga ngo umwana urangije umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye akaba ajyanywe muri TTC azagenda yiteguye kwiga imyaka 5 aho kwiga 3 yari imenyerewe. Yego ni ibyo ngibyo. Ariko nashaka ko dukosora iryo jambo akajyanwa kuko ajya yabisabye agaba yifuza gukora kwiga TTC azamara imyaka 5 mbere yuko ajya kwigisha. Ariko muri iyo myaka 5 nawe azasohoka afite A1 kuko afite diploma ya university, ntabwo azasohoka afite A2. Yego ibyo ngira ngo babyumvikane aho ngaho. Kandi abanyeshuri kubera ko babisabye iyi policy itaratangazwa, tuzakorana na NESA ku buryo niba hari umwana wayisabye izi mpinduka kumva ati ntabwo nkibishaka kubikora, ashobora kuva kubihindura. Niba hari undi wumvise ati izi mpinduka ni nziza cyane reka nanjye njyemo atari yasabye TTC, nawe tuzamufungurira kugira ngo yongereho TTC ayisabe nawe agira ayo mahirwe yo kuyikora aho ngaho. Nawe icyo nshaka gushimangiraho nuko abarimu bari basanzwe bigisha bafite A2 ntibumve yuko kuri bo hari igiye guhinduka wabura akazi cyangwa iki. Oya, bazakomeza bigishe, ahubwo nabo tuzashyiraho porogaramu zo kubafasha kugira ngo nabo bazamure ubumenyi bwabo. Ikigamijwe aha ngaha ni ukuzamura ireme ry'uburezi, ni ugukorana n'abarimu n'aba head teachers kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi, tubongerere ubushobozi kugira ngo batange nabo bagire icyo batanga kijyanye n'ibyo ngibyo. Iyi rero ni policy ihindutse tugiye gushyiraho, ikaba izashyira u Rwanda ku rugero kuri level ya international mu byerekeye abarimu tuzaba dufite batwigishiriza abana. Nibwo buryo tuzaha abana bacu uburezi bakwiriye. Icyo umuntu ahita yibaza aho ngaho wenda ngira ngo waratubwiye policy ya mbere ndaturajya no ku zindi mpinduka zishobora kuba zihari. Umuntu yakwibaza ku ruhande rw'amashuri, ntabwo ari ibintu bihita biba automatic. Amashuri ariteguye ku buryo ubwo bumenyi azabutanga cyangwa se azahindukana n'izi mpinduka. Nk'ishuri ryari rimenyereye rimaze imyaka myinshi rirangiriza kuri A2, amashuri mwarayaganirije ku buryo yiteguye kuba azatanga ubumenyi ntihazagire igipfiramo hagati? Nta kizapfiramo. Amashuri ngira ngo uravuga TTC. Yego. Ma teacher training colleges yose arabizi. Yego. Kandi dukomeza gukorana nabo. Impinduka ntabwo ari umubare w'imyaka gusa. Biravuga ngo n'ibyo biga n'uburyo babyigishwa nabyo birahinduka. Urarebera programme kuri iyo myaka 5, ubundi biga imyaka 3. Muri iyo myaka 3 ukabaha ubumenyi ukanabigisha no kwigisha, kandi ukagomba kubihuriza mu myaka 3. Ubu ngubu programme iragenwa ku myaka 5. Bivuga ngo icyo ubumenyi ubongereza, igihe ubongereza ubwo bumenyi, pedagogical skills ubaha, uburyo uziha, byose biragenda bihinduka. Iyi programme irakorerwa over 5 years. Nubwo imyaka 3 aba ari secondaire, imyaka 2 ari university, ariko ubirebera muri rusange muri iyo myaka 5. Yego. Rero impinduka mu byo biga, ama TTC bari muri ibyo biganiro, University of Rwanda College of Education nayo yari muri ibyo biganiro kugira ngo ibi byose tubihuze. Ndetse n'andi mashuri ya kaminuza afite programme y'ubumenyi cyangwa kwigisha ubwarimu, nayo tuzayegera kugira ngo iyi programme ikorerwe hamwe kuri bose. Iyi programme rero izagenda yinjizwa mu buryo buri progressive. Abana batangiye TTC uyu mwaka w'amashuri ugiye gutangira nibo batangiranye n'iyo programme. Yego. Abari mu wa 2 cyangwa wa 3 bagiye bazarangiza umwaka uza, bo bazakomeza muri iyo programme yari isanzwe. Bazarangiza ari A2 bagiye no kwigisha, n'abakurikiye barangiza A2 bagiye kwigisha. Babandi batangiye uyu mwaka rero bagere muri wa mwaka wa 3, bo bakomeze ya myaka 2 yindi, imyaka 5. Yes. Ngira ngo ni gahunda wenda tuzakomeza no kugenda tuganiraho. Ubwo abarafite inzozi zo kwiga TTC, hari icyo bibabwiye gutangira kwitegura psychologically, ariko mwari mutubwiye ngo iyo niyo mpinduka ya mbere, ni nkaho hari n'izindi.
hari izindi ariko ngira ngo nk'uko twavuze tugenda tureba icyo twakosora icyo twakongeraho n'iki tukacyongeraho. Byose ntabwo ari ibintu bikorwa ngo ndazi ko abantu bakunze kuvuga ati hari impinduka nyinshi ariko imwe igenda yongera ku yindi. Ntabwo ari ikintu kiri isolated ngo upfa gukora gusa ahubwo ni ukwibaza icyo kintu kije gukemura ikibazo ki. Ahangaha nababwiye ibyo kongeza ubumenyi bw'abarimu ngira ngo ibyo birasobanutse impamvu wabikora kuko abarimu nibiga neza bakiga ibihagije bazashobora gufasha abana nabo bige neza. Kandi uretse n'abangaba batangiye abo twavugaga batangiye bakomeje amashuri n'abarimu bariho barigisha ubu ngubu nabo turabagenda kubafasha kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere kandi bongere ubumenyi noneho two kurindira imyaka 5 mbere yuko abana bakomeza kwiga neza kuko ibyo ngibyo ni it's key icyo dushaka kugeraho. Icya kabiri twarebye umunsi w'ishuri. Urebye ukuntu abana biga abana batangira ishuri mu gitondo kare bakaza bakicara mu ishuri kubera saa 2 rwose bakageza saa 11 bakicaye byiga ko byitwa ko ariho bariga. Ariko ubushakashatsi buratwereka yuko iyo umwana yatangiye saa 2 n'igice iyo agejeje saa 9 n'igice cyangwa saa 9 kwiga kwe biragabanuka. Concentration ye absorption ye ibintu byo kugira ngo abyumve biragabanuka cyane. Ugasanga rero ugasanga nayo masaha nyuma ya saa 6 arimo ariga n'amasomo navuga ngo asaba gutekereza cyane. Icyo yakwiga cyose yicaye gusa mu ishuri wari ariga ibyo ukwiga kwe kose kuramanuka. Ugarebye rero nta nubwo bihuye na competence based curriculum uburyo bwo kwigisha turiho turakoresha ubu ngubu mu Rwanda. Rero dushaka kugira ngo duhuze competence based curriculum n'uburyo turiho turakora n'umunsi tumara ku ishuri. Bivuze iki rero? Bivuze ko abana bazagenda bakicara mu ishuri bakiga nkuko bari basanzwe biga. Bageza saa 9 n'igice kuva saa 9 n'igice kugeza saa 11 bakajya mu byo twita co-curricular. Co-curricular rero ni uburyo ushimangira ibyo wize ariko uticaye mu ishuri. Reka mbahe urugero Minister. Urugero nabaha tuvuge ko wiga Icyongereza. Iyo uri wicaye mu ishuri barakubwira ngo grammar. Bakubwira grammar, bakakubwira vocabulary, bakakubwira ibintu bitandukanye ukabyiga. Co-curricular ijyanye n'ibyo ngibyo rero ni nko kujya muri debate club cyangwa ukajya muri poetry club cyangwa ukajya muri journalism club. Ibi bintu bituma bya bindi wize noneho ubishyira mu bikorwa ukabyiga kurushaho. Ubundi nibyo competence based curriculum iteganya ariko ntabwo twabikoraga. Rero icyo gihe dushaka kugiherera co-curricular activity kugira ngo bishimangire ibyo abana bize. Urundi rugero naguha tuvuge ibintu by'umuco w'Ikinyarwanda. Abana bajya kuri handi imbere bakaririmba bakavuga ngo umuco w'Ikinyarwanda harimo kubyina harimo gusakuza harimo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ntabwo bari barabikora. Ni ukwiga ikibonezamvugo hari akaba bizi neza ariko nta hantu arabikora. Muri co-curricular rero azabikora. Wajya muri ibintu bya ICT hari ibyo wiga ariko muri co-curricular ukajya noneho muri programming club ukajya muri computer club. Hari izi club rero zigatuma urushaho kumenya ugashimangira bya bindi wize muri classroom. Ntabwo byongeye ku byo wiga ahubwo bigufasha kwiga neza ibyo rusanzwe wiga. Rero ibyo abana biga ntabwo bihinduka ariko uburyo babyigamo birahinduka. Niyo co-curricular rero navugaga. So abana rero kuva saa 9 n'igice kugeza saa 11 bazaba muri iyo co-curricular activity. Rero ubu REB na RTB guhera iki cyumweru bazaba bakorana n'abadose n'abakuru b'amashuri kugira ngo babishyire muri curriculum babiyigishe uburyo bazabishyira. Ni nabyo umuntu yahita yibaza muri bimwe twagiye tubona mu burezi ni ibyumba by'amashuri bihora binongerwa. Umuntu akibaza ngo hari uburyo buhari cyangwa se ni ubuhe buryo buzakoreshwa kugira ngo iyo co-curricular ibe
kandi izo activite zibe ariko zikorewe muri premises mu bigo bidasabye ubundi bushobozi cyangwa se ubushobozi buzubakwa n'amashuri. Ahanini nta bundi bushobozi bukenewe. Fata urugero rw'ibyo nababwiye. Yego. Niba ugiye kugira debate club urakoresha hahandi hari hasanzwe ku ishuri. Igitandukanye ntabwo wicaye gusa mwarimu ari imbere, ahubwo ni wowe uri urakora, ni wowe urakora izo activities. Tuvuze n'ibintu bya sports kuko ni ngombwa ko na sport ibamo. Hari sport wiga ariko noneho muri co-curricular urayishyira, uragira ugakina umupira, ugakina karate, ugagira, hari ibintu byinshi ushobora gukora. Rero hari aho usanga nk'ishuri rishobora kuba afite aho ikigo cy'umupira bashobora gukiniraho, ni byiza bakinira aho ngaho. Hari irindi shuri rishobora kuba ritahafite, ariko siporo ntabwo ari umupira gusa, hari ibindi ushobora gukora. Ibi ngibi bizafasha rwose mu buryo abana biga. So icyo rero, icyo cy'uwo munsi twongeye na bwa bushobozi bw'abarimu bizatuma abana biga neza kurushaho. Ndetse muri iyo mpinduka nakongeraho ni uko on Friday abana bazajya bataha saa 9:30. Niba batahe saa 9:30, abarimu noneho bakore ya continuous professional development yabo, CPD yabo bayikore on Friday kuva saa 9:30 kugeza saa 11. Impamvu twabikoze gutyo nuko abarimu bakeneye kujya muri iyi training, bagafocusinga kuri training. Ntabwo bashobora kubikora abana bari ku ishuri. Iyo ubu ngubu niko babikora abana bari ku ishuri. Ariko icyo batubwiye nuko hari igihe batajya kubikora kubera ko batinya gusiga abana ari bonyine. Cyangwa ugasanga hari usigaye kugira ngo arebe abana, we ntajye muri izi training. Rero dushaka kugira ngo uwo bagenera umwanya wabo wihariye kandi abana nabo bamaze kujya mu rugo. Abana bagiye mu rugo muri iyo Friday. Rero ibi ni buryo tuvuga ngo turebere hamwe uko kwa organiza umunsi w'ishuri, tugafasha abarimu, tugafasha n'abanyeshuri kugira ngo tubone umusaruro uhagije mu byo twigisha abana, tuzamure ireme. So ibyo bintu rero navuze uko ari bibiri nicyo bigamije. Ariko ntabwo ariho tugarukira kuri ibi ngibi turiho turashaka kongeraho muri uyu mwaka w'ishuri uzatangira mu kwa 9. Ikindi ni uburyo ishuri rikora cyangwa ibyo nakwita operation. Nk'uko mubizi, ishuri ubundi ribona imfashanyo ya leta. Leta iha ishura amafaranga. Amashuri, ndavuga amashuri ya leta, nayo dufatanyije mu masezerano n'abo dukorana. Ayo mashuri leta yagenera amafaranga yo gukoresha, ibyo bita capitation grant. Hanyuma hakaba n'amafaranga leta nayo itanga mu byerekeye school feeding. Igice cya gatatu kikava mu musanzu w'ababyeyi. So ibyo rero uko ari bitatu nibyo bifasha ishuri kugira ngo rishobore gukora. Ariko iyo turebye ubwo bushobozi ishuri yabonaga, tukareba ibiciro biri ku isoko ntabwo byari bihuye. Ndetse abakuru b'amashuri bari bahwemye kubitwibutsa. Twagiye tubibona rwose bagaragaza ko ubwo bufasha bwatangiye mu myaka ishize, ariko muri iyo myaka ubuzima bwarahindutse rwose. Rero muri uyu mwaka uri imbere, ubufasha leta iha amashuri buzongerwa kugira ngo buhure n'aho turi, ndetse duhure n'ibiciro biri ku isoko. Ariko nanone umusanzu w'ababyeyi nawe uziyongera kuko hashize imyaka 5 ushyizweho. Rero urebye muri ibyo bice ngira ngo bizafasha kugira ngo ishuri rishobore gukora. Iyo urebye ukusaniye amafaranga ya muri capitation grant leta yahaga amashuri, aziyongera kuri pursa irenze 65. Amafaranga leta yageneraga amashuri muri cya gice kitari school feeding. Yes. Yego. Rero ubwo ngubwo urumva ko
haziza, ariko ntabwo buri shuri ryose rizabona amwe. Biterwa n'umubare w'abanyeshuri, Yego, yego. biterwa n'uko ishuri risanzwe riri. Aya mafaranga ariko aziyongera kuri iyo percentage. Yego. Urumva rero ko leta idahwema gushyira imbaraga mu burezi. Ibi ngibi rwose ni ibintu leta ihagazeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeza kutubwira dushyire imbaraga mu burezi, kandi ni nabyo ubona nyine leta irashyira imbaraga mu burezi. Ababyeyi bahise bibaza ngo natwe aratuvuze ko umusanzu wacu uziyongera, ese uziyongera ku kihe kigero? Ese n'ubundi hari n'abantu bakwibaza ngo harya umusanzu wanganaga gute, ariko umubyeyi wese ashyira agatima ati ubwo tuzongera hangana ate? Birumvikana rwose. Ni ikibazo bahita bibaza rwose, birumvikana. Ababyeyi ubundi bafite abana muri pre-primary na primary batangaga amafaranga 950 ku gihembwe. Ayo ngayo azazamuka abe 2000. Ni 2000 by'amanyarwanda. Yego, yego. Abo ni abafite abana muri pre-primary na primary. Ababyeyi bafite abana muri secondary, iriya wiga utaha, ubundi batangaga 19,500. Ubu bazajya batanga 24,000. Nabyo ni ku gihembwe. Yego. Abafite abana wari muri boarding school, ubundi batangaga 85,000. Ubu bazatanga 110,000. Iyi mibare rero ntabwo twayihimbye. Yego. Ijyana na adjustment cyangwa se consumer price index. Rero bireba uburyo ibiguzi byagiye bihinduka, ibiciro ku isoko uko byagiye bihinduka buri mwaka. Ahubwo nko muri boarding school, iyo ukoreye iyo mibare byari kuba menshi kurusha 120,000. Ariko ko yari asanzwe ari menshi, turavuga ngo leta izafasha kugira ngo atarenga ku 110,000. Ariko ni uko nguko bihagaze. Rero ibyo byo kuzamuka ku musanzu w'ababyeyi na capitation grant bizatangira mu kwa mbere. Impamvu twabishyize mu kwa mbere ni ukugira ngo abantu bagire umwanya uhagije wo kwitegura, kandi natwe tubone umwanya wo kubiganira no kubibaganiriza. Kuko ubundi twari kubishyira mu kwa 9, ejo bundi mu kwezi kumwe, kandi ababyeyi bamaze no kwitegura ibikenerwa kugira ngo umwaka uzatangire bose. Rero ubwo ibyo ngibyo bizashyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa mbere. Aho ngaho ibyo bintu bitatu rero turacyakubizaho imbaraga amashuri, noneho agakora neza kurusha. Icyanyuma ni ikibazo dukomeje guhangana nacyo, cyane cyane amashuri akomeje guhangana nacyo, cyerekeye discipline. Imyitwarire iri mu mashuri. Imyitwarire iri mu mashuri imeze nabi se? Iracumbagira. Ntabwo ari hose, ntabwo ari bose, ariko hari imyitwarire mibi twagiye tubona. Rero iyo tuvuze ishuri rigomba kuba ari ahantu hafite environment umwana ashobora kwigiramo. Ntabwo iyo environment ishoboka hari indiscipline. Nta n'umuntu akura uburere n'uburezi icyarimwe. Uburere n'uburezi rwose. Ntabwo rero bishoboka mu gihe tudashyize imbaraga muri discipline ku ishuri. Ngira ngo mwabonye ko hirya no hino, ntabwo ari no mu mashuri gusa, ariko muri society at large hari ikibazo cy'inzoga, cyo gusinda, cya ibiyobyabwenge.